Kwizera niwo mugabo w'umuvumvu, azwi cyane mu guhiga ndetse no gushaka ubuki. Umunsi umwe rero yiyemeje kuzava iwabo akajya gushaka ubuki. Yakundaga kugira ubuki bwiza kandi buryoshye ndetse akumva yifuza ko abantu bazajya babona ubuki kandi bwiza ku giciro kiri hasi ndetse abantu bakamumenya bitewe n'ubuki yagiraga. Yatekereje ko yajya guhiga mu ishyamba ubuki, niko kuva mu rugo iwabo aragenda. Uyu Kwizera yinjiye ishyamba, arigezemo ryari ishyamba rirerire cyane kubwo nta n'umuntu wapfaga kurigeramo. Mbega impumuro nziza yabaga muri iryo shyamba, mbega inyoni nziza zabagamo. Yakomeje gutambuka areba ku neza ko hari ahantu yabona ubuki. Yarakomeje aragenda yinjira ishyamba ryose kandi iryo shyamba ryari rinini cyane. Kwizera yakomeje gutambuka muri iryo shyamba kabone n'ubwo imvura igiye kugwa, yifuje yuko yabona ubuki nyamara ikirere cyari cyakubye. Yakomeje kugenda muri iryo shyamba atitaye ku buremere bw'icyo gicu ndetse atitaye ku ngaruka yahura nazo mu ishyamba. Kwizera yatekereje, yariyumvira, atekereza ahantu haba hari ubuki. Yakomeje kumva yifuza kuba yabona ubuki bwiza kandi buryohereye. Muri iryo shyamba hari harimo n'umukobwa wari wisohokeye kugira ngo yumve akayaga kaho. Kwizera yakomeje muri iryo shyamba akomeza kumva impumuro isa nk'aho ari iy'ubuki. Yakomeje gutambuka abona ahantu rwose haritse inzuki. Niko gukomeza kugenda yitegereza avuga ati uyu munsi ndabona ubuki. Yageze ahantu hari umwobo uri gutumamo inzuki. Amaze kubona yatekereje ko arabonamo ubuki kandi niko byaje kugenda. Yabonye ubuki bwinshi kandi bwiza, niko kuvuga ati ndabutahana pe. Yaragiye yuzuza indobo sinakubwira. Uwo munsi byari ibyishimo, nibwo bwa mbere yabonye ubuki bwinshi. Yakomeje kwishima kandi ari gusarura abona ubuki bwinshi, agenda abuvana abuhakura. N'abantu mwe, imvura yakomeje kugwa. Mutekereze namwe ko iryo shyamba ryari rigari cyane. Abandi bantu bari mu cyaro cy'iwabo bo babonye ko imvura itangiye kuba ari nyinshi, batangira kugenda bajya mu nzu bugamo ndetse abandi batangira kwanura ibintu. Uyu Kwizera we yarakomeje gushaka ubuki, yahambiye igiti cye nuko kugira ngo abone ko yamanukira ku mugozi akajya gushaka ubuki. Niko byagenze, yageze muri wa mwobo abona ubuki bwinshi cyane. Yari afite n'imashini zitunganya ubuki yari yagendanye mu gikapu, arabutunganya yuzuza ya ndobo. Mbega byari byiza cyane, ariko yari yirengagije yuko imvura iri hafi kugwa. Uyu Kwizera yakomeje gupakira ubuki, idomo riruzura. Gusa yari ari mu mwobo ndetse ategereje uburyo yaraza kuvamo, ariko nta kuntu yari kubigenza kuko byari byakomeye, imvura yari hafi kugwa kandi afite n'ubuki bwinshi, ntabwo yari kuva mu mwobo. Abaturanyi bategereje Kwizera baramubura, bakomeza kwiheba. Aho Kwizera we yari yibereye mu ishyamba. Abaturage bakomeza kwanura ibintu bayitahira mu ngo zabo. Kwizera we yari yihebye, atangiye kureba muri fone yibaza ikintu araza gukora. Mbega agahinda k'abaturanyi. Batangiye gutekereza bikora ku bwanwa, abandi ku minwa, bibaza ahantu uburyo baraza kumubona. Hari abagore nabo bari bagiye guhiga mu ishyamba, bakomeza gushaka ibintu uburyo baza gutabara Kwizera kuko bari bamaze kumubona. Bamuhaye imishumi ngo ayizamukeho, arabyanga kuko yari afite indobo y'ubuki kandi adashaka kubusiga. Bibaje icyo barakora ngo bamuvanemo, ariko Kwizera yanga kuvamo kandi indobo kwisiga ntiyumvaga yayisiga rwose. Yanze gukiza amagara ye, ashaka gukiza amagara ye n'ubuki, gusa ntibyari gushoboka. Abantu bibajije uburyo baratabara Kwizera, birabayobera. Byarangiye bitahiye, abari bagiye kuragira muri rya shyamba baritahira. Abaturanyi abana bari bagiye gushaka ubwatsi barataha ndetse n'abandi bantu bibera mu byaro baritahira. Kwizera we bakomeje kumurwanaho ngo barebe yuko bamuvanamo, ariko akomeza kunangira ngo ntabwo arasiga indobo ye. Ababyeyi be batangiye gusenga. Kwizera wari wibereye mu ishyamba yibaze ko biraza kugenda, gusa byarangiye yananze pe, byamunaniye kuva muri uwo mwobo kandi ashaka kuvanamo n'ubwo buki. Murumva ko nta kundi kuntu ari kubigenza, imvura yaraguye. Byarangiye ni uko yamunyagiranye n'indobo y'ubuki, we n'ubuki baragendana kandi byashobokaga yuko yava mu mwobo agasiga ubwo buki. Kwizera gusiga ubwo buki yumvaga ari ikintu gikomeye cyane. Abaturanyi bakomeje kuza bamurwanaho ngo bamuvanemo, ariko biranga kuko ntabwo yari kuvamo afite n'ubwo buki. Byasabaga yuko avamo wenyine cyangwa agatanga ubuki akabwo bamuvanamo
kuko bagiraga vuba vuba ngo bamutabare. Yo, mbega agahinda ababyeyi bagize, bararize kandi ukwizera yari afite imyaka 31 yari atarashaka. Wakwibaza uti agahinda ababyeyi bari bafite kankanaga gute? Uyu kwizera yababaje igiturage cy'iwabo, abandi imvura yari iri kubanyagira bataha iwabo, ariko kwizera we yari mu mwobo imvura iri kumunyagira. Abari bagiye kuvoma b'abana nabo bari batangiye kugenda kuvoma banataha kuko amasaha yari yageze. Mbega kwizera, imvura yaramunyagiye birangira amazi yuzuye wa mwobo atangira kumurengera. Batangiye kujya guhiga kwizera basanga amazi yamaze kuba menshi yamurengeye. Mbega agahinda abaturanyi bagize. Yo, bamwe baguye igihumure ku bwa kwizera bitewe n'uko yari yagiye kandi yabahaga ubuki bwiza. Mbega agahinda baramushatse. Ni iki dukwiye kwiga muri iki gitekerezo? Isi ni nk'ubuki, iby'Imana ni umutabazi wacu. Ubuki ntibukwiye kuduherana mu rwobo ngo tureke Uwiteka. Mureke dusange Uwiteka, ibyo tubona byabangama ntituzabona ubwami bw'ijuru tubireke rwose. Ibi by'isi bidushuka mureke tubireke. Ibyo tubona byatuma tutabana n'Uwiteka mu bwami bw'ijuru tubireke. Ubwo buki ni ubusambanyi, ni uburaya, ariko umutabazi ni Yesu. Mureke dukora ibihwanye n'ibyo Uwiteka ashaka, ibyo mbasabiye.